mbifurije kugubwa neza ntore za data biremwa by'Uhoraho. Nimugubwe neza kuko mbashyigikiye kandi nkaba mbasesekajeho ububasha bw'ikibatsi gitagatifu kugira ngo mwishyire mwizane mu mutima mutagatifu wa Nyagasani Yezu. Murakunzwe kandi muragiwe nawe kuko abaragiriye mu rwuri rutoshye kugira ngo abavomerere kandi yabuhire, bityo igihe cyose muhore munyotewe no kumva ijambo rye kandi munyurwe n'icyo abaha kandi abagenera umunsi ku wundi. Biremwa by'Uhoraho bana banjye nshyigikiye muri uyu munsi kandi nsesekajeho ibyiza by'agatangaza kugira ngo mwishyire mwizane kandi mwakire igeno Uhoraho Imana yabateguriye kandi yabateganyirije kuri uyu munsi muhire. Nimwakire umugisha kandi mwakire kugubwa neza uko abasendereje ibikorwa bye kugira ngo bisesekare mu buzima bwanyu, kandi igihe cyose mwakire ububasha bukomotse mu ijuru kugira ngo murwanirire ingoma ye kandi muhagarare ku munara wanyu, murindire icyo Uhoraho Imana abifuzaho kandi murindire icyo Uhoraho Imana abagabira umunsi ku wundi. Muri inshuti za Nyagasani Yezu kandi muri inshuti z'indahemuka, kuko igihe cyose icyo mubwiwe kandi yabahamagaye mukitaba kandi aho abohereje mukaganayo, ari nayo mpamvu abasesekajeho ibyiza by'agatangaza kandi agahora imbere yanyu kugira ngo abamurikire kandi urumuri rwe ruhora iteka mu buzima bwanyu kandi ruhora iteka rubayobora kugira ngo mwirinde kugendera mu mwijima. Ni igihe cyo kumurikira isi yose kandi ni igihe cyo kumurikira kiremwa muntu. Benshi bakomeje kuryoherwa no kuba mu kibi, abandi bakakomeje kuryoherwa no kuba mu mwijima, ariko kandi tukaba twururutse kandi Uhoraho Imana akaba yurukije imirasire kugira ngo amurikire kiremwa muntu kandi atazanurira mwene muntu inzira ye kugira ngo abashe gutambuka hakeye kandi ahasukuye. Harahirwa abari mu gushaka k'Uhoraho kandi harahirwa abatega amatwi umuremyi wa byose, harahirwa abahamagarwa bakitaba kandi harahirwa abagenerwa murage, kuko nyine abo bose bagenewe ibyiza by'agatangaza kandi bateguriwe ibyiza bikomeye. Akaba ari igihe cyo kugira ngo buri wese abyakire kandi koko abyakirire mu mutima usukuye. Erega biremwa by'Uhoraho kandi ikiremwa cyose aho kiri hirya no hino mu isi, buri wese arabwirwa kandi buri wese arateguzwa kugira ngo ategure umutima we kandi ategure inzira ye kugira ngo koko abashe gusiza kandi abashe koko gutegura umutima we kugira ngo Kristo Nyagasani yishyire yizane muri we. Erega ari kugenda akomanga ku mutima wa buri wese kugira ngo amukingurire kandi koko aturemo kandi koko amwakire mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe, uko Kristo Nyagasani akomeje kubategurira byose kandi akaba akomeje kubasesekazaho ibyiza by'agatangaza kugira ngo buri wese yishyire yizane mu mutima we mutagatifu. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima kuko ndi umutoza wanyu kandi nkaba umwigisha wanyu mu buryo bukomeye, nkarinda benshi hirya no hino kandi nkarinda imiryango itandukanye kugira ngo irusheho kwakira ibyiza by'agatangaza kandi irusheho gusobanukirwa n'inzira za Nyagasani Yezu, kuko hariho benshi bayoba amayira abandi bakamera nk'aho batazi iyo bava n'iyo bagana, bityo rero abanyiyambaje kandi bakantabaza bose nkababa bugufi kandi nkabereka inzira nziza y'ubutungane kandi nkabageza ku mukiro Uhoraho Imana abifuzaho. Erega ndabakunda kandi nabahawe mu buryo bw'umwihariko, bityo nkaba ndinze kiliziya y'isi yose mu buryo budasanzwe kuko nyibereye inkingi kandi nkaba nyibereye byose kugira ngo koko mbashe gusabira kiremwa muntu kandi mbashe kumusakazaho ibyiza by'agatangaza. Abemera bose rero kandi abaharanira ubutungane, abo bose nkabubaronsa kandi nkabubagezaho mu buryo bwo kubasesekazaho urumuri rw'Uhoraho kandi mu buryo bwo kubategurira kugira ngo koko twifatikanye kandi koko tubashe kugeza benshi ku mukiro w'Uhoraho. Murahirwa kandi murakomejwe mwebwe mwese abemera, mwebwe mwese mwemeye kurekura byose mukaba mu gushaka k'Uhoraho, mukirinda iby'isi n'ab'isi kandi mukirinda ibibakura ndetse n'ibibayobya. Nimukomere ku rugamba kandi koko mukomeze mwakire igeno ryanyu kandi mwakire ibyo
mutegurirwa kuko ari byiza kandi bizabageza ku mutsindo ndetse no ku musozo w'icyo Uhoraho Imana abifuzaho. Erega twabatangije urugendo mu buryo bukomeye, ni natwe tuzarusoza muri mwebwe, kuko koko uwo turi kumwe ku rugamba kandi uwo turangaje imbere mu buryo bukomeye turamurwanirira kandi tukamutsindira, kuko nta na hamwe tutaciye kandi nta na hamwe tutanyuze, ariko kandi turwana urugamba rw'ukwemera, duca mu bikomeye ndetse no mu bikakaye, ariko kandi ntitwatezuka ku cyo Uhoraho Imana yatwifuzagaho. Abari kumwe nanjye rero ntibayoba kandi ntibayoba amayira iteka n'iteka, ndabarinda kandi nkabereka inzira y'ubutungane, nkabageza kuri Kristo Nyagasani kandi nkabasobanurira byose, nkabahishurira ibihishe kandi nkabarinda mu buryo bucecetse, kugira ngo koko mbabere byose kandi mbabere ikiramiro mu buryo bwo kubageza ku mukiro kandi mu buryo bwo kubasendereza ibyiza by'agatangaza Kristo Nyagasani yabateguriye. Iki gihe rero ni igihe cyo kugira ngo mumenye kandi musobanukirwe icyo abifuzaho kandi icyo abashakaho, kuko akenshi umwanzi ari kugenda ahuma benshi amaso kugira ngo batabona, kandi akica amatwi ya benshi kugira ngo batumva cyangwa ngo basobanukirwe. Bityo rero akaba ari igihe cyo kugira ngo twifatikanye namwe mu guhumura amaso ya benshi kandi mu kuzibura amatwi ya benshi, kugira ngo babashe kumva kandi babashe gusobanukirwa icyo Uhoraho Imana abifuzaho. Erega ntago yifuza ko mwene muntu ahindukira cyangwa mwene muntu amenye icyo Uhoraho Imana amwifuzaho. Niyo mpamvu akomeje kudadira kandi niyo mpamvu akomeje gutega imitego ahana hariya, bityo benshi bakaba koko bibasiwe mu buryo bukomeye, ariko kandi abiringiye Uhoraho Imana ntacyo babura, ntacyo bakena kandi ntibananirwa mu nzira, kuko nyine abakomeza akabarinda kandi akabarengera. Erega uwiringiye Uhoraho Imana ntiyikorera amaboko kandi ntabura icyo kuvuga ndetse n'icyo gukora, cyane cyane kuko Roho wa Nyagasani iteka aza akamurinda kandi akamurengera kandi akamuhishurira byinshi. Nimumwiringire kandi mumuhagarareho kandi mumukomeze mu buryo bukomeye, kuko ari kumwe namwe kandi akagendana namwe intambwe ku ntambwe. Ariko benshi aho kugira ngo batege amatwi Roho wa Nyagasani bagatega amatwi umwanzi, bakayobagurika, ari nayo mpamvu umwijima ukomeje kuyongera mu isi. Ariko kandi twarurutse kandi Uhoraho Imana yirurukanye imbaraga zikomeye kandi yirurukije ububasha bwe mu buryo budasanzwe, kugira ngo itegeko rye ryubahirizwe kandi ububasha bwe ubasha kwisesekaza mu kiremwa muntu, kugira ngo buri wese amenye imirindi ye kandi buri wese amenye ibikorwa bye. Dore benshi bari kuyoba kandi benshi bari kuyobagurika bibwira ko bayobotse ukuri, benshi bari kugenda bitiranya Uhoraho Imana, ariko kandi ni igihe cyo kugira ngo ibyo Uhoraho Imana byisobanure kandi iby'ijuru byigaragaze mu buryo bukomeye. Erega abafite amaso nimubone kandi abafite amatwi murusheho kumva kandi musobanukirwe uko ibyo Uhoraho Imana byigaragaza kandi bikagendera mu mucyo ndetse no mu rumuri. Ariko kandi bya sekibi akenshi na kenshi byatsibaka n'impagarara, bityo bikagendera mu mwijima, uko nyine abari kumwe na sekibi bataba bashaka urumuri, kugira ngo koko ibikorwa byabo bibi bitagaragara kandi bitabasha kwigaragaza mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu rero ari igihe cyo kugira ngo buri wese ahitemo kandi amenye inzira agomba gukatarizamo, kandi koko akomera mu kwemera, mu kwizera ndetse no mu rukundo, uko ariyo migenzo myiza igomba kuranga buri mukristo kandi igomba kuranga buri wese uvuga ko yayobotse Uhoraho kandi ari mu nzira yo kugana Uhoraho Imana. Ngaho rero nimukomeze mwakire ibyiza by'agatangaza, nimukomeze mwakire urumuri kugira ngo mumurikire isi yose, nimukomeze mwakire ijambo rya Kristo Nyagasani nk'umucunguzi kandi nk'umuremyi wanyu, kugira ngo abafashe muri byose kandi abafashe gutsinda imyambi yose ya nyakibi. Erega ari kumwe namwe mu kubacungira umutekano, ari kumwe namwe mu kubafasha muri byose, ari kumwe namwe mu kubakira, cyane cyane mwebwe mwese abarushye ndetse n'abaremerewe, kugira ngo muruhurwe imitwaro kandi mufashwe gutsinda, cyane cyane kugira ngo koko tubatsindire kandi koko tubafashe mu rugamba rwanyu rwa buri munsi. Murakunzwe kandi murakomejwe, musendere
mutegerejwe umugisha w'Uhoraho kuko ari bugufi yanyu, kugira ngo abahaze ibyiza by'agatangaza kandi abasendereze umugisha we mu buryo bukomeye. Mbifurije umunsi muhire kandi mbifurije gukomera kugira ngo koko ikibatsi cy'Uhoraho Imana gikomeze gitembere mu buzima bwanyu, kandi ikibatsi cy'urukundo gikomeze cyiyongere mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Biremwa biri mu isi kandi biremwa bya Data ntore ntumwa mwahamagawe, kandi namwe mwese mwebwe mwese mwigendera uko mwishakiye, kandi mwebwe mwese mwirengagiza urukundo rw'Uhoraho Imana, mugatana mugatandukira kandi koko mukayoba amayira yanyu. Nimumenye icyo Uhoraho Imana abifuzaho, kandi mumenye uko mugomba gukatariza mu kwemera ndetse no mu rukundo. Erega iki gihe ntabwo ari igihe cyo kwigenga, si igihe cyo kwiyobora, si igihe cyo kugira ngo kiremwe uri mu isi yikorere ibyo yishakiye, ahubwo ni igihe cyo gukenga kugira ngo buri wese ahagarare ku izamu rye neza, kandi buri wese acunge umutekano we, kandi koko abari maso babashe koko no kubera amaso abandi barangaye ndetse n'abasinziriye. Dore ibitotsi bikomeje kwica benshi, kandi ibitotsi by'umwanzi bikomeje kwigabiza benshi, kugira ngo baticura cyangwa badakanguka ngo babone ibikorwa by'Umusumba byose. Niyo mpamvu rero iki gihe atari igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo gukanguka, kandi ni igihe cyo kuba maso kugira ngo buri wese amenye icyo Uhoraho Imana amwifuzaho, kandi amenye inzira agomba kunyuramo. Erega iyo umusirikare yagiye ku rugamba agatangira agahunyiza, urugamba ntago aba akirutsinze. Niyo mpamvu rero kiremwa muntu uri mu isi buri wese akagombye kumenya ko ari umusirikari wa Kristo Nyagasani, buri wese agahagarara neza ku rugamba rwe, kandi buri wese akamenya uwo bari kurwana nawe. Uwo murwana nawe rero ni umwanzi. Niyo mpamvu mutagomba kumuha akanya cyangwa ngo mumuhe agahenge, ahubwo mugomba kumugabaho ibitero mu buryo bukomeye kugira ngo mumuhinde, kandi koko mumusohore cyane cyane mubo yigabije, kandi mubo ukomeje kwisasira ndetse no kuyorosa. Dore ari kugenda yotota cyane cyane agana mu bemera kandi mu bahagaze ku ruhande rw'Uhoraho Imana, akagenda bashandikira imitego, kandi akagenda bakubitira agatoki ku kandi, akagenda abatega kugira ngo batsikire kandi koko bagwe barambarare. Nimube maso kandi muhore musenga, kuko iyo aje agasanga uri mu isengesho nta kwegera kandi nta gukozaho n'agatoki, kuko isengesho rimutwika kandi isengesho akarigendera kure cyane. Niyo mpamvu rero mugomba kumenya intwaro z'urumuri mugomba kwitwaza, biremwa by'Uhoraho kandi intore z'Umusumba byose, cyane cyane mwebwe mwese mufite ibyo muhagarariye mu isi, kandi mwebwe mwese mufite ibyo mushinzwe. Ni igihe cyo kugira ngo mumenye uko mugomba gucunga umutekano, kandi mumenye urugamba muri kurwana ko ari urugamba rukomeye, kandi akaba ari urugamba rubasaba kudahuga kandi rubasaba kutarangara, ahubwo rubasaba kuba maso ndetse no guhora musenga mwiteguye kandi mwihana mwicuza. Iki gihe nimumenya aho kiri kuberekeza, kandi mumenye koko inzira Kristo Nyagasani yaciye kugira ngo namwe ariyo mukatarizamo, kandi mwakire imisaraba yanyu kugira ngo mumukurikire, kandi koko mwemere guca mu nzira zikomeye kandi zikakaye, ariko kandi mwizere ko umutsindo ari uwanyu. Ariko kandi burya iyo mwene muntu ageze mu bitotezo ndetse no mu bigeragezo, agatangira akareba hirya no hino kandi akijujuta akiheba, umwanzi aba yamushoboye, bityo akamutera gutsikira kandi akamutera kugwa ndetse no kurambarara, uko ariho benshi akomeje guteza ubwihebe, kandi akaba hariho benshi akomeje guteza ubwigunge, ndetse koko akaba akomeje kubereka iki na kiriya, akabereka ko bayobye kandi akabereka ko batayobotse Uhoraho, bityo akaba ari kugenda ayobya benshi kandi ashuka benshi. Nimwirinde rero amarangamutima yanyu kugira ngo umwanzi atabafatiramo, kandi kugira ngo umwanzi atababohaboha, bityo akabisasira akabiyorosa kandi akababyina hejuru, kuko nyine iyo yafashe uwemera kandi iyo yafashe uwizera kandi iyo yafashe cyane cyane uwo yashakaga, aragenda agakubita agatoki ku kandi koko agakubita agatwenge, kuko icyo aba yifuza kandi icyo yabaga yishakira aba yakigezeho kandi aba yagishyikiriye. Ni igihe rero cyo kugira ngo buri wese amenye icy'ingenzi kandi amenye icyo agomba gushyira imbere, ko ari ukuyoboka Uhoraho, kumwumva ndetse no kumwumvira, guharanira kuba mu gushaka k'Uhoraho, ndetse no guharanira kwima amatwi umwanzi, kugira ngo koko ibikorwa
byanyu bibe byiza kandi urugendo rwanyu muzabashe kurusoza neza. Ndi kumwe namwe rero mu buryo bukomeye kuko ntabasiga kandi igihe cyose mbacungira umutekano. Nkaba rero nzenguruka hirya no hino mu kiremwa muntu kandi mu isi yose muri rusange, basesekaza ibyiza by'agatangaza kandi mbavomerera, mbafasha kwakira imbaraga zikomeye kandi iteka n'iteka. Nkabakingurira umutima wanjye udahemuka kugira ngo koko buri wese aharanire kubahiriza isezerano yagiranye n'Uhoraho. Mbifurije umunsi muhire, amahoro y'Imana nasabe muri mwebwe kandi urukundo rw'Uhoraho Imana rugurumane mu buzima bwanyu bwa buri munsi, bityo imbaraga za Kristo Nyagasani zibongerera ukwemera kandi zibongerera ukwizera kugira ngo buri wese ahagarare ku rugamba. Erega buri mukristo aho ava akagera buri wese ari ku rugamba kuko umwanzi atamwishimiye, ariko benshi nkabona ko barangaye, abandi nkabona bameze nk'aho bageze iyo bajya, abandi bakumva ko koko bahagaze bakomeye. Ariko kandi ni igihe cyo kugira ngo buri wese aho kugira ngo yiratire aho ari, ahubwo buri wese yirate ko yamenye Kristo kandi koko yiratane umusaraba wa Kristo, kuko ari cyo kivugo cya buri mukristo kandi ari cyo buri wese akagombye kwiratana. Ariko kandi aho kugira ngo buri wese yirata avuga ko yamenye Kristo kandi yamumenye mu buryo bukomeye, ahubwo benshi bashaka ibyubahiro ndetse n'amakuzo, bakirengagiza ko ikuzo ari iry'Uhoraho Imana kandi ko Uhoraho Imana ari we utanga kandi akagabira buri wese ku buntu. Ngaho rero mwebwe mwese mwahamagawe mu mazina, muri hirya no hino mu isi kandi muri mu bice bitandukanye by'isi, buri wese arabwirwa kandi buri wese arahamagarwa mu izina rye, uko Kristo Nyagasani akomeje gutambuka kandi akakomeje gusesekaza ibyiza bye by'agatangaza kandi akakomeje gufungura umutima we nyampuhwe kugira ngo avomerere kandi afashe cyane cyane abifuza impuhwe ndetse n'imbabazi. Muri hehe se kugira ngo muzakire biremwa by'Uhoraho, kuko yazururukije kandi akakomeje kuvomerera benshi. Ariko kandi dore igihe kirabashiranye kugira ngo buri wese ahinduke kandi buri wese ahindukire, amenye icy'ingenzi kandi amenye icyo ateganyirizwa kandi amenye ko iki gihe ari igihe cyo kugira ngo buri wese avome kandi asenderezwe, kuko igihe kije ari igihe cyo kugira ngo buri wese atungwe n'ayo yavomye. Ngaho rero nimurebe ko ibivomesho byanyu ari byiza kandi bikeye bitapfumutse, kugira ngo koko ibyo tubasendereza kandi ibyo tubaha mumenye kubizigama kandi mumenye kubicungira umutekano. Mbifurije umunsi muhire kandi mbifurije kugubwa neza. Ndabakunda ntore za data, ndabakomeje kandi mbasesekajeho imbaraga zikomeye kugira ngo mwishyire mwizane mu rukundo rw'Uhoraho Imana, kandi igihe cyose mumenye icyo Uhoraho Imana bifuza ko ari umutima uciye bugufi, umutima wemera kandi umutima w'urukundo. Wavuga ute se ko wakurikiye Uhoraho kandi wamuyobotse, ariko kandi icyo akwifuzaho kandi icyo agushakaho atari icyo ukora, uko nta kindi abifuzaho kitari urukundo, impuhwe ndetse n'imbabazi. Igihe uzareba ugasanga iruhande rwawe cyangwa mugenzi wawe mufitiye urwango rukomeye, ukabona hagati yawe na mugenzi wawe harimo umupaka ukomeye cyane, ujye umenya ko utari kumwe n'Uhoraho Imana kuko abibitsemo ikibi. Abo ngabo baba baragiye kure y'Uhoraho Imana, bityo bakaba barohotse ku mwanzi. Ngaho rero nimumenye kwicyaha, mumenye iki gihe icyo gisobanuye kandi mumenye aka kanya icyo kavuze, uko atari akanya k'imfabusa, ahubwo ari akanya ko kuvomerera ikiremwa muntu n'isi yose muri rusange, kandi buri wese koko akaba akomeje kuvomererwa ibyiza by'agatangaza. Abari maso rero tukabakomeza, ariko kandi abasinziriye nabo tukabakangura. Ba ntibindeba, iki gihe ni igihe cyo kugira ngo buri wese amenye koko ko icyo turi kuvuga kitareba uyu n'uriya, ahubwo kireba buri kiremwa muntu aho ava akagera, kuko buri wese azagerwaho. Murahirwa rero mwebwe mwese mwamenye icy'ingenzi kandi mwamenye kwakira ibyiza by'agatangaza, mukabibamo kandi mukabiharanira, kuko Uhoraho Imana aje kubagororera kandi akaba aje kubasesekazaho ibyiza by'agatangaza, akaba aje kubatura
imitwaro mwikoreye kugira ngo abaruhure, kandi koko imitwaro yabagonze izosi kugira ngo ayibamurureho, bityo abahaze ibyiza by'agatangaza kandi abavomerere mu buryo bukomeye. Bifurije umunsi muhire, amahoro y'Imana nasabe muri mwebwe, kandi urukundo rw'Uhoraho Imana rukomeze rugurumane mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndabakunda nshuti z'Uhoraho, ndabakomeje kandi mbahundagajeho umugisha w'Uhoraho, kugira ngo ibikorwa bye bikomeze byigaragaze mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kandi buri wese icyo yagenewe kandi icyo yateguriwe amenye kucyakira kandi amenye kukibyaza umusaruro, kandi amenye kugicungira umutekano, kuko igihe kigeze kugira ngo buri wese aryozwe kandi koko abazwe icyo yahawe ariko kandi atakoresheje neza. Nimwakire rero imbaraga zibakomeza, kandi nimwakire imbaraga zibafasha guhinduka ndetse no kugaruka mu nzira nziza. Mwirinde kwitsimbaraho kandi mwirinde kwikomeraho mu mafuti, kuko iki gihe ari igihe cyo guca bugufi kugira ngo Uhoraho Imana abagirire impuhwe, kuko abategeye ibiganza kandi igihe cyose akabarebana amaso y'impuhwe. Bifurije umunsi muhire, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Urukundo rw'Uhoraho Imana rukomeze rugurumane muri mwebwe, kandi rukomeze rumurikire buri mutima wose, kugira ngo buri mutima wakire imbaraga zikomeye, kandi buri mutima wakire ububasha bukomeye, kugira ngo wifungurire Uhoraho Imana, kandi buri wese aharanire gukingura kugira ngo Kristo Nyagasani yinjire. Bifurije umunsi muhire, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Ndi Mutagatifu Yosefu. Amahoro, amahoro.